ikintu kibe nabonye ku mafaranga ubushaka ko bagusenga nk'Imana iyo ufite amafaranga ariko iyo ufite abapampe bakuru n'abatoya abakuru bakugira inama tujye witwara gutya abantu bose ujye bafata nk'inshuti bose umukuru mwubahe umuto mwubahe ariko amafaranga ateza ibyago n'ibibazo wa mugabo hera kuri ngewe natuze amafaranga agera muri miliyari narongoye abagore 3600 mfite abagore 3 n'abana 12 nagiye muri gereza nta nuwansuye wetse umwana wanjye yasuye muri ba bagore bishoke bose arabari burayi bakize bose ari muri Amerika nta ugeze wose ari $100 natunzwe n'abakire b'inshuti zanjye barimo bakitaho kwa Vena barimo basarunga barimo nabandi bakire bose navugiye hanga niyo bajyaga bati umugabo ntazarya ibishyimbo ari ibishyimbo n'imungure yapfa agira mu nda horoshye buriya baranshutse nanjye meze nka marayika ugiye gufata umwanzo wo kurongora marayika ngo muteture muganyira yagize uretse wenda ko RDB yabishubije ariko marayika nazongera kwisigira nanjye bya bintu najyaga muri iyo gushisha ngo inyogusho ngo yanayikina Rayon Sport hano uranye sinzongera kubikora abantu banyitaga umusaza ati umuntu umupapa barabaje ngo twari inka y'umwami ariko umwami koko yari yayiduhaye muri 32 gutya 31 arabati ko yako munshimisha mbahaye inka y'inyambo iyo ikamwa litiro hafi 6 amajerekana 3 litiro 30 nizo zikamwa burya iranka kandi iranka ntagiribwa none ko amashushu y'abanyenyanza bageze ahantu runaka mu ishyamba yarati mugene mu yorore bahita bayigabana bayimiryango yabo none umwama bimenyera abo ndabavumye byabayeho umwama bati ndabavumye mbayinka kugira ngo abana banyu bajye bakina umupira bafite akabaraga mwagiye bafite n'akantu ka staff no mwaje muhirire mu nzira koko ati ndabavumye yego nibyo bitugaruka nyine nari ikipe ya Sport icingwa yuzuye pe ngewe niyo napfa muzanshingure muri stade cyangwa nzashingwe n'abasportifu ubuze ko ngeze isa ntarakuka amenyo umuntu wavukiye muri dobandi ku muhima uzare yabavukiye mu makuna amenyo yose yashizemo ubona hari iryinyo ryavuyemo hangaha agiye ko nkubita ikivide ongore iryinyo ngo ndi umutabonere uje niyo barwanye mu kabari uzapeza ahantu barwaye tukamanangarare nusanga ahari mba nagiye mbe kuko ngiye ibimenyetso byo kurwana mba mbireba umuntu ajya kurwana namubonye kuva kare bagenzi banjye twiganye bose n'abadepite abandi ba muri Amerika abandi ba Burayi mbese abantu bose twiganye bari mu Bubiligi ninje kavukire yonyine isigaye iba hano mu mujyi wa Kigali nanjye agahinda kanje gatura byeri umukinnyi twemera w'ibihe byose wabayeho tugomba kubaho ikitegerezo umwana wo mu bakire twari tuzize ko abakire ngo abana bakire bagira ibintu by'amashereka ngo bagira ibintu by'imiteto ni Karekezi Olivier coaches niwe mukinnyi w'ibihe byose mu Benjamin yose reka nyuma kari muhereze ikaze mbashimire cyane mubona natwe mu buzima bwa buri munsi babwira ngo mugugwe neza muherereye hose murabona ko twitwe na wa mugabo w'ibitekerezo umeze neza cyane bavandimwe rero amaganya n'amarira arashize rwose ndashimira ubuyobozi bwa RDB butumye umutima gwanjye gongera kunezerwa ndashimira umuterankunga wacu Skol niyo mpamvu mubona bavandimwe maze imisi ndwa akadiyabete najya no kuri za match ariko ngaragara ku myitozo naye hose ariko bitewe n'ibintu umuyobozi wa RDB akoze twese twashakaga dutumye twemera ko igihugu kiba kitureberera Rayon Sport narababwiye ngo wa mugabo wese ya Tadeyo si ya Muvunyi si ya Kamananga si ya Gacinya Rayon Sport si y'Inyanza Rayon Sport si ya Kibuye si ya Nyarubuye si ya Kibungo si ya Rayon Sport ni ikipe y'iki y'Abanyarwanda yego ntago igira nyirayo irayo n'Abanyarwanda ubu murare ni yose murare ni yose umutima gwanjye gunezerewe none se ko barimo babirwaniramo ngo bamwe ngo umwe tunze ngo miliyari 10 unatunze 5 bagapingana ntibumvikane umwe akagira kashe hejuru muri bode bafite kashe yabo hasi bafite kwa perezida taje bafite kashe yabo Rayon Sport bayigiraga nk'igitogoto uzi kuzenguruka rompowe ubundi ngo uzunguruka rompowe uyizenguruka inshuro zikageza ku ijana nta mwanzuro ufite wo gusohoka muri rompowe ubwo tugize amahirwe rusohotse muri rompowe Rayon Sport ihawe umugabo w'agaciro n'ubundi gihe cyose niwe ugoboka Rayon Sport ngiye nasaba ubuyobozi bwa RDB yuko bwareba kure bukareka Rayon Sport ikayorwa na Meya Budara niyo naba nta bushobozi yaba afite twaba afite ubushobozi tukayatumuba hafi amakampani Skol nayiranya cyemura no kwintu bitangiye kuba byiza Skol ngo ngiye kuyibwira yongera amafaranga
yo gufasha Meya Budara wa mugani wa Jean Fideli yazanye ibitekerezo nta mafaranga yashizemo ariko burya ibitekerezo nabyo biravuna kurenza amafaranga. Meya Budara burya nta mafaranga menshi agira ariko agira icyo bita ibitekerezo byubaka cyari cyane umuntu wabaye ubuyobozi akayobora meya akayobora akarere ntago leta yigeze imubaraho icyaha nta ruswa nta cyasha afite. Niyo mpamvu ubona twari twahungiye Nyanza akadufata turi abakinnyi 12 bonyine nta n'umusimbura w'umuzamu agatwara igikombe ari kumwe n'uriya muzungu niba ari Robertinho sinibuka neza nanjye mba nanguye agacupa kenshi. So ariko icyo gihe twari turi kumwe nanjye natanga inkunga z'amazi nkagira gute nkitanga Jean Fidel aza bitekereza ati nge nta mafaranga mfite ariko ngewe nzabayoboresha ibitekerezo n'ubugwaneza n'urukundo atwara ibikombe 3 bigenda neza. Umugabo rero twemera gufite amafaranga menshi cyane umugwiza atunga mu Rwanda yitwa Tadeo ufite inganda ukora amakaro yitwa Gururari inshuti yanjye ngewe rwose ntago njya amenya kubeshya iyo mubwiye ngo najya akanyenyera gakanda ariko rwose kuba atarashoboye sport ntago yarayishoboye. Muvunyi yarayishoboye ariko Muvunyi we ntago abashaka kugaragara nawe ngo ase kuri teri nawe bagira ngo agira abantu bamukorera muko ategeka ngo mugere mukore ngo mujye mubaza by'amafaranga. Ubwo rero Muvunyi nawe umuntu twemera cyane buno buyobozi bugiye burimo umuvandimwe wacu Meya Budara burimo Olivier Gakwaya no kuvuga ngo nari nabivuze ejo bundi mu kiganiro natanze kuri DPT TV naravuze ni Rayon Sport ikwiriye kuyoborwa n'abantu batarenze babiri banakabya bakaba bane. Hatagombye kuba perezida ufite amafaranga wakemura ikibazo atitabaje abandi bagenzi biwe akazayakura kuri match ya Rayon Sport cyangwa ya APR. Reka nkubaze uriya muntu ufite amafaranga Nikuvuga we perezida ntiyaba ari umuterankunga nkuko nababikoraga ariko akaba ariho mu perezida ufite gahunda yo kuyobora ikipe. Oya birumvikana ariko isi tugezemo amugabo wewe munyamakuru nubaha ndakubaha ariko amugabo isi y'umupira isi y'umupira abanyamupira ntabwo wabaho udafite amafaranga ngo uyobore umupira rwose. Umupira ni iki? Ni amafaranga. Hanyuma rero ngira ngo nibyishimo murimo muri iyi minsi guhera umunsi w'ejo nk'abareye muri rusange twitege iki kuri Rayon Sport? Bareyo abatuye mande enye z'isi bari muri Amerika bari muri Aziya bari Burayi bari muri Afrika ndabamenyesha yuko Rayon Sport itariki ifite ibibazo nk'ibyanye n'ababizuru. Rayon Sport irashubijwe nubwo nta mafaranga dufite nubwo babirwaniragamo. Ubu dutangiye inzibacyuho y'amezi 3 yahawe barabagabo b'inyangamugayo leta yemera cyangwa ubuyobozi bwemera batagira icyasha mu banyarwanda barimo Meya Budara na Gakwaya Olivier. Uretse ko nari navuze ko bazashyiramo n'abandi bantu babiri b'inyangamugayo umukobwa ugomba kuba ku mashini secretary wandika ibintu byose n'undi muntu uzaburi hafi aho ngaho uzajya uvuga ibindi bibazo bikagera bakabyiga ari abantu bane. Ni nako byagenze. Ndi umuraguzi w'umutwe wa mugabo we nubona nambaye no ngofero iyi ngofero ntago ari ya Sarongo nubwo isa ni ya Sarongo ntago ari y'abapfumu baraguzi iyi runaka bakoresha imbaraga z'abadayimoni. Iyi ni ingofero ikoreshwa n'abaraguzi b'umutwe bavuga ikintu kikaza genda guza umutwe iyo nkubwiye ikintu nikitakubaho uzamenye ko nkubeshye. Ibi yabitangaje ku cyumweru ko Rayon Sport abantu bose barimo bazafashwa bakirukamo bakamiramo nk'abafana nkatu twese. Siko byagenze ngo nayagira ikintu babwiye ko Meya Budara mbwira nawe icyo wumva ushaka kuzaba cyo mu ndakubwira ni nibyo cyangwa sibyo. Urabona nzaba mukire imyaka yawe irakwemerera gukira ariko gukira ntabwo uzakizwa na YouTube. Wena ngo uzabona amafaranga ngo uhembwe cyane ubone amafaranga baje baguha udufaranga kuri YouTube wowe uzakizwa n'umudiaspora wibera i Burayi wagukunze aze avuge tudashaka ko mbana nawe yarabonye amafaranga yaragwije nawe ufite tukeya mwungikane wagushinga amacano menshi tujye tuba abakozi bawe. Ibyo nibyo nkuraguriye tayari byarangiye rwose. Kamaranga mu minsi ise twakiriye ama equipe yo muri Sudani bivuga ko ari n'amakipe akomeye cyane ategeyemera gutsindwa. Ubu tuvugana mu kanya imwe muri izo ugiye guhakirana na polisi hari niyacakiranye na Kiyovu arera yikubita bingaye nimba bibiri yigendera yihuta yigendera. Aya ma equipe ku giti cyawe wayakiriye gute? Aya makipe nayakiriye nkuko nanjye nahungira i Bugande cyangwa nahungira Tanzania bakanyakira bari abantu bafite ibibazo baje nk'impunzi turabakira kandi turanababwira tuti none mwebwe ubwo muje muzanye ikipe yanyu bari ya nubwo ubona ari impunzi kuri konte yabo hari amamiliyoni n'amamiliyari baturusha n'amafaranga barusha na budget ya Ferwafa amafaranga. Bari n'abantu nabagwiza tungo
iyi nka yari yatwaye Champions League ni amakipe akomeye cyane ni ukuvuga ngo twebwe gusa condition tubushobora kuba twarakizeho twavuze yuko igikombe ni igitwara kuko twose nubwo tuvuga ngo APR yakomeye cyane Rayon Sport yakomeye igikombe kizatwarwa n'amakipe yo muri Sudani ahubwo uvuga uti ndibaza ngo nzayibaza bahaji Muda Yusufu baguri gorera mbabaze ni eze igikombe muzakiha kizaba cyemewe cyangwa ni muzayigiha ubwo ariko amakuru avuga yuko ngo igikombe bashobora kuzagitanga ariko ngo ntibagihemberwe ngo agahembwa ngo ikipe ya kabiri none bari yabona no kuko ngo bazaba batwaye igikombe ikabarwa nko muri Sudani bakaba basohokera igihugu cyabo ndumva ariko byapanzwe noneho tujye mu kibuga yego bazadufasha iki mu kibuga mu kibuga bazadufasha kuba abakinnyi bacu bazabigiraho byinshi cyane bavuga ati ibintu by'ubuzazane byo mu kibuga iza condition physique bagendaga barandaranda nk'ibigire byazize ya PL na Sport kuba badafite abatoza bacyahije bazatuma bari abana bazabigiraho tuntu twishi cyane noneho bitume abana bacu mu gihe bazaba bagize amahoro iwabo muri Sudani bitume abana bacu basigarana umupira bigiye kuri bara abanyamahanga kubera ko burya iyo ugendana n'umuntu mwiza akwigisha imico myiza iyo ugendana n'umuntu mubi akwigisha imico mibi ndakeka rero bari abagabo bazaduha isomo kandi ndabizeza ko ngewe nayo umupira kuva mu 1943 wa mugabo ngiye kujuza imyaka 50 bakundi ubeshya imyaka kwakundi bivuga ngo navutse 29 buryo siyo navutse buryo navutse hafi y'75 none uko wako nagiye mura nibazo by'ubukene bwinshi muze wanjye yapfuye 1947 none iyo ugenda rero warawe n'ubuzima bukomeye amafaranga twavuga ya sociale byasaba kugabanya imyaka kugira ngo ari ujya kuri konti ngabanya bwine ubudashyizemo niyo narwaye nagiyemo mu bitaro yo nagizemo gute ubundi usanga abanyafurika dufite imyaka myinshi cyane ariyo tugenda duhisha rero bavuga ko imyaka ufite ko ari ufite ntago aba ari ufite tujye tubwizanya ukuri reka tujye tubwizanya ukuri ari imyaka waragwayemo ari imyaka uba waraveteyemo utazi kurya inkoko utazi kurya inyama nka kera twajyaga turya inyama kuri none no ku bunani none ubu tusigaye tuzirya buri munsi uko bukeye nuko bwije nibyo byabaye ibyo byacu bidutera amadiyabete bidutera amakanseri ni ukuvuga ngo izi ndwara bize tuba ko umuntu ari kuyibera wa mugabo kera ntabwo nari umukiri giti sinabaga mu bakorobasi hano mu Gatenga ntara Sainte Famille mu badacobora sinanaga Afurika 13 na za Saruto na n'ubu ejo muri sinanaga iby'inyuma bibiri na ka Saruto kamwe ubu sinahenjutse ukuboko no kwambara ipantaro ntibingora so guhamagara umuntu nzamurira ajyoreka sha ibyose nuko ajyoreka wa mugabo iterambere iyo rije rizana ibibazo amafaranga uri afite wiyemera ku bantu ukica ku bantu ese buriya nk'ikintu cyo cyari kishe Rayon Sport barwanishaga amafaranga bose n'ibyubahiro ikintu kibonye ku mafaranga ni iki ikintu kibe nabonye ku mafaranga ubushaka ko bagusenga nk'Imana iyo ufite amafaranga ariko iyo ufite abapampe bakuru n'abatoya abakuru bakugira inama tujye witwara gutya abantu bose ujye bafata nk'inshuti bose umukuru mwubahe umuto mwubahe ariko amafaranga ateza ibyago n'ibibazo amafaranga niyo azana ubwicanyi amafaranga niyo ateza ibibazo ahantu hose nayandi ndi mujya mvuye Badvaniste ya Kabeza igivuga ngo amafaranga nize yababwire Yesu hari undi muhanzi waririmbe sinzi kuntu yitwa ngo amafaranga si yose niyo yiyo yanagari amafaranga aragatsingwa arakanyagwa ntabwo yitwa nde umenya ari mwita nawe yaranapfuye ejo bundi Imana muri kuridashira yavuga ukora amafaranga atari meza yego hari undi muhanzi waririmbe ariko we ni ubu ngubu ari Victory ariyo ningira ngo avuga ngo mugende ufite amafaranga ngo nagira gute wa mugabo uhera kuri ngewe natuze amafaranga agera muri miliyari narongoye abagore 3600 mfite abagore 3 n'abana 12 nagiye muri gereza nta n'uwansuye wetse umwana wanjye yasuye muri ba bagore bishoke bose araba ari Burayi bakize bose ari muri Amerika nta ugeze wose ari $100 natunzwe n'abakire b'inshuti zanjye barimo bakitaho kwa Vena barimo basarunga barimo n'abandi bakire bose navugiye hanga niyo bajyaga bati umugabo ntazarya ibishyimbo ari ibishyimbo n'imungure yapfa agira mu ndahoroshye burya umuntu wanywera ikeri wese agira mu ndahoroshye umuntu unywa ikeri burya ahimbira ku buntu bw'ubusosi ku buboyiro ku buntu bw'ubufi ku buntu bw'ubugari ntago umuntu unywa ikeri yarya ifiriti ntiyava mu nda ntago ishobora kuva mu nda vuba ese warabona ngifite ubuzima bwawe ahantu hose ubone wowe ngifite jewe cyangwa gahunga kabushete ko ni sawa burusheti nayo itinda kumvamo unuko ngewe nk'umutabone mitagenda Nyaminama nkarya imbuto nkahita ndya imbuto ariko n'ubundi musirimu bajya kugaragaraho ariko shabo waratunze amafaranga agera muri miliyoni 100 ngaye wa mugabo we isura nukuvuga ngo ngewe iyo nakennye nari kumwe ibiyoga byinshi nibwo ngira n'agasura keza
urabona nk'izi rofote simeruka kuyikontorora urabona uyu musatsi nawo buryo niyogosheshe ikintu cy'igipara buriya baranshutse nanjye meze nka marayika ubu ngiye gufata umwanzuro wo kurongora marayika ngo muteture muganyira yagize uretse wenda ko RDB yabishubije ariko marayika nazongera kwisiga irangi nanjye bya bintu najyagamo niyogosheshe ngo inyogosho ngo yanayikina Rayon Sport hano uranye sinzongera kubikora abantu banyitaga umusazi ati umuntu w'umupapa ushyiramo iranyogosho ukagira ngo nanjye banyise nk'umusazi ubu nukuvuga ngo nzajya nkora iki nanjye nzajya mfata igipara cyanjye nyogosheshe kiyage nikimara kuyaga mu manuwezi urufote yanjye nanjye ngiye ku kibuga meze nk'umuntu w'umupapa shati kabisa aboneka ari nanjye mbone ko ndi umuntu uri serious ninde bababwiye gushyiramo biriya bintu mu mutwe urumva umuntu abagira ngo ahitinge Rayon Sport ngo arebe ko yagira ibirondo itsinde ariko bikagira bikanga barabaje ngo twari inka y'umwami ariko umwami koko yari yayiduhaye muri 32 gutya 31 arabati ko yako munshimisha mbahaye inka y'inyambo iyo ikamwa litiro hafi 6 amajerekani 3 litiro 30 nizo zikamwa burya iranka kandi iranka nagiribwa none uko amashushu y'abanyenyanza bageze ahantu runaka mu ishyamba yarati mugene mu yorore bahita bayigabana bayimiryango yabo none umwama abimenye abo ndabavumye byabayeho umwama bati ndabavumye mbayinka kugira ngo abana banyu bajye bakina umupira bafite akabaraga mwagiye bafite n'akantu ka staff no mwaje muhirire mu nzira koko ati ndabavumye yego rero nibyo bitugaruka nyine nari ikipe ya Sport icingwa yuzuye pe natwe yadukubise ibitego bitatu ku izina ry'Imana maze icyumweru mu Nzove ku myitozo ya buri munsi nanga inama ngira gute wumvise ko ari n'umukinyira bazaniye na n'ubu ndamufite ari muri hoteli aryama mu munsi ko buki yitwa Mohamed Abubakar umediateri nzamwereka mu Abudara amusingisha mu kwambere yego niyo muzanye wamukuye he namukuye muri Ghana muri Ghana ni wabibonye ku myitozo se namuzanye ntimamubonyera namwe nazo mu Nzove baba we arashoboye cyane abamara none aragatsindwa n'Imana ari buhangane n'uriya ndamutyaza mu byukiriza ahantu bita Shorongi abyuka aruka nka Shorongi akazamuka hano nuza hano igikondo bahita ngo cyano hejuru rebero nkamuzamura Norvege mukabasaza ni imyitozo yo kumukaza kuza kugira ngo izirapfundiko zidashiraho yego nawe afite ijigo aya baba we ariko mwanya musingisha abantu bavuye hakurya iriya bafite ijigo nazanye none afite amadirede n'amajigo ariko sha ntago yarota wa mutipe wajya kudutsindira ibitego ajya yitwa ndera cya kindi cyari gisoye cyane oya ari gisoye iki nani inu cyitwa ngukira kugera se Kamara se Kamara sha cyacu cyari gisore cyari gifite amajiga ngana kurije ubundi Sport tuzi adeja uzanye umwana uvuye ngo muri Rutsiro uzanye uvuye ngiyo muri Gicumbi ubu no wajya gutsinda apere koko biterize nakubabe uze ngewe bavuga ngo mu myijisho rimwe yibura mu gihugu cy'iwabo ubu se ngewe mu murima ntibanyemera nko mu bavukiye muri Dorone ku murima ntibanyemera ubu se Kimisagara ntibanyemera ariko ngeze ahandi izaremera zaye nasanga ndakana mu basitari nasanga abandi bandenze sinagiye kwa coach Gaye yari muri Kigali University nasanga ndakana nkasanga bana nigije ubusitari nibo basigaye bantanga bacingije muze ko cingije muze yavuze ati cyakoze umugabo aratunza amafaranga ikese namusuzugura reka musuhuzemo kandi bamunyamakuru narababwiye kandi ntago mwumva mumeze nk'imigeri ya moto yiteye umugeri yakonje yaka ku munota ku mugeri nk'uwa 8 ntago mwumva ibintu mbona mbabwira ntago mwumva ariko umunsi umwe muzumva kuzemera urumwe mu bantu bagiye ufasha abastari benshi bagiye batandukanye mu kuzamuka umunsi byiburi yakoze nka concert aravuga ati ura mu papa yaramfashije kandi invitation cyo muri VIP nanjye hariya ubundi nawe enjoy iga kuri show icyo kibazo gisubiremo numve neza wafashije abastari benshi mubo wafashije hari uwitira avuga ati mu gihe yakoze nka concert avuga ati reka ntumere kamananga muhereze invitation yicare muri VIP nawe arebe show ukuntu imeze kuri icyo kibazo ndagusubiza nsa nkubabayemo gakeya ariko ntago njya mbabara ngo bimerane ngengaruka vuba uko ndiyakira icyo kibazo nanjye nicyo nabajije aba YouTubers bose n'abanyamakuru kuki mutanyibuka nabyo nabazaga cyagiye muri Jenny comedy hari ya icyo nabazaga kingije muse ni kuki mutanyibuka
ati tuzabitekezaho turebe mbaza sende najyanye muri Guma Guma inshuro 5 kutanyibuka ko wanyibukaga uvuga ngo nguhe ubufasha uje muri Guma Guma imyenda wambara y'ababyinnyi bambara ni wazakundeba muri apartment nabaga kuki se kuki utakimamagara ejo bundi wakoze top yo kuzenguka igihugu cyose ugaragaza imyaka 20 ngaho umaze mu muziki kuki utamana nuko wajya guhamagara ngo ufashe none rero icyo kibazo mbaje nanjye abahanzi bose bacyumve gusa ikintu nashimira abanyamupira bo barazirikana nk'ubu Bruno Taifa kuri cya gifurumba yavuze ngo azanyoreza ejo bundi yanyorejeho agace nguramo imiti njya ngira y'aba diabetike umuvandimwe Eto Mupenzi manager ukomeye cyane w'abakinyi yanyishyura inzu umwaka wose inzu nishyura jetu yanjye nyishyura 40 yanyishyura umwaka wose yangurira n'utundi tuntu two mu rugo two kurya amagaze n'iki n'ibyo kurya byose ku buryo nta kibazo mba mfite mu rugo Karekizi Olivier Coaches watoje Resport umusaza wacu wakutsinze APR Denjaman watsinze APR ikazimya amatara yari nabo tuzawusubiremo ejo tukongera tukabatsinda nabo bakongera bakayazimya nawe yajya ngoboka benshi ba Regis ba Saidi muri Canada ro umusaza Saidi uramuzi wa Canada ejo ndatanze ibiganiro yaje mu Rwanda ni ukuvuga ngo benshi cyane b'abanyamupira nibo bamba hafi bariganira ugaju abanyamupira bose ba Jangwani ba Songa mbere ngimbana n'abakinyi mbana n'abantu bose reka nkubaza akabazo gato yego Jangwani ni umuvugizi w'abafana ba APR kandi n'umufana ukomeye cyane wa APR kubona umuntu nkuriya w'umukeba ashobora kuba mu bantu bakwibuka bisobanuye iki kuri wowe no muri sport muri rusange buvandimwe bisobanuye ko ngewe niyo napfa muzanshyingure muri stade cyangwa nzashyingure n'abasportifu kuko ngewe nitangiye umupira kuva mfite imyaka natangiye gukina umupira mfite imyaka 4 ku mwaka wa 5 wa 6 nari ndangije ikibura mwaka munsi ya gendarmerie ku Muhimari hari gereza ya Kigali ira mageragere aho yabanje gereza ya Kigali ndetse no Tarante hari ikibura mwaka kiri Rwanda harakaza uzabona katari kasenywa karimo umugabo witwaga Purari Kanyaburegeye ni watwigishije tukajya dukina umupira atangiye gukina umupira ku myaka yanjye 6 nakinaga mu ikipe y'Imaramba FC Imaramba FC yabarirwaga ari ku Muhima mu myaka yanjye 8 9 nakinye mu ikipe ya Elonderi ubwo na majinoro ariko cyangwa se niyo tamajinoro cyo gihe yabagaho banshyiragamo nyine bakabona ibitego kimwe bibigiyemo Elonderi yo ku Muhima yakoraga imyitozo hari ya mu gasikata kuri Intex ku ruganda kuri Skereri no kuvuga ngo yakinyemo ba Majariwa yakinyemo ba Irunga Sirasi yitwaga Elonderi nayo nayikinyemo ndaza nyina muri Kiyovu ndaza nyina muri stili ya Majerwa yo kwa batwagira mu ngo ndaza nyina muri General Sport nge ndi umunyamupira ahubwo ntago ugeze umira ntago umupira wamiriye nyine kwa kundi umwana ajya mu bintu ntabishyira umutima ntago nabishyize umupira umutima nyine niyo mpamvu umutima wo nawuzanye mu bintu byike bijyanye n'imifanire nge ndi umuriro n'umaraso ndi umureyo ni ukuvuga ngo rero ndi umunyamupira ngewe impamvu abanyamupira banyibonamo ntago ndakabati ntago wazunga ngo uri Perezida Tadeyo ngo uri Muvunyi ukamara nkuze kumvuga ku ma YouTube nkuze kujya gute neze kukuvuga bitwaye iki neze Perezida w'igihugu we niba muvuga none ze arutavuga kibiri kumuvuga nabi cyangwa ukinjira muri vie privé yiwe nimba nkubwira ngo ngewe mu bintu by'umupira ntago turi bwumvika bwo ntago twumvikana neze Tadeyo na numwe waramamagara nkajya ku kazi tugasangira agakawa hara mu biro yangiza kandi atakiri 50 ujya kuri match atari ko rwose nawe nujye unywa agacupa ntukajye umvuga nabi ntabwo uvuze nabi se ngo wavuze ngo bazamvana neze yazakuvanaho nyine nuko ubona busapfa neze rero siporo uko ari intsinzi yo gutsinda birajya navuye neze ntuko bimeze nese urakeka wenda nanyuve neza muvandimwe Tadeyo mushuti wanjye turaziranye inshuti yanjye ndi umugabo wubatse w'abana 11 nawe umugabo wubatse w'abana bageze kuri 6 cyangwa 4 gutyo nge ntago njya mbeshya ntago nge niba bamaye miliyari ntago wanshyiramo ibyo ushaka kuvuga ngo bizemere ntago rwose wabinerekamo ngo byemere icyo nicyo kintu abanyarwanda bankundira nicyo kintu aba diaspora bankundira nicyo kintu abanyamujyi bose bankundira ngewe sindi umuntu wo kuvuga ngo uraza winjiriraho ngo uvuga ngo ngewe ngo urankangisha ngo wama amafaranga ya naya ngo ngambane igihugu cyangwa se ngo mvuge ibidashoboka ntabwo nta amafaranga wankangisha naratunze natunganiwe
mfite abana abagore banjye nubwo nari kumwe nabo muri geto nuko nirinze kuba umuntu yansuzugura kuko nyine agasuzugura kuba wansuzugura kurya bikaba ari ibibazo unyurira mitamo kugira mu geto gutanga amahoro nirinda icyaha ko cyaba nibyo Dr. Murajya ajya tubwira ati mujye mwirinda mu kumira icyaha mwirinde ibibazo mbere yuko bibaho ndagenda nibera mu geto kandi nyuma y'imyaka 3 nifite amahoro abana baransura abavandimwe bakansura abagore tubanye neza abaza kunsura abataza ariko nibwo mfite amahoro kwa kufusanga umugore wanjye mukuru w'abana 8 barimo imanga 2 n'umurokore kugenda mufutira amayoga n'ibiki nabyo ntago byaba ari byiza ariko na nubu turavuga kandi tugasangira tukaganira nukuvuga ngo ngewe ikintu ntanga cyambere n'amahoro kuko naciye mu bintu bibi cyane wa mugabo naciye nguwaye ubuhamya bwanjye nguwaye ubuhamya bw'ibyo naciyemo kuva nkivuka nta nundi umuntu wandusha ubuhamya muri iki gihugu nuko ngemba nicecekeye ngewe ndi umuntu wiyakira vuba ariko ngira umujinya ariko nkawukaruma ukarangira vuba niyo cyo kintu cyitwa ubunyamujyi bw'ubutawuneri ujye umunyamujyi w'umutawuneri usanga abantu bose bamwiyumvamo ngiye dushobora kuba dutukanye cyangwa dushwanye vuba ni wa mujinga we sinjyanukana bya bitutsi by'indangagazi ngo karyenye ko cyakagere gutya kanyoko cyaye ibyo byose njya mbitukana ariko ushobora kuba ni wa mujinga we kurushaka w'ikibogira gute ni twarwana se ese ubwo urarwana n'umuntu warera ko icyo gihe gipangu mba nagisose manirukanse ndo umunyabwoba baca umugani mu Kinyarwanda ngo umuntu ntatinye ishyamba atinya icyo yagize gute ubuze ko ngeze isaha ntarakuka amenyo umuntu wavukiye muri dobandi ku muhima uzareba bavukiye mu mwe kuntu amenyo yose yashizemo ubona hari iryinyo ryavuyemo ahangaha agiye ko nkubita ikivide ongore iryinyo ngo ndi umutawuneri ujye niyo barwanya mu kabari uzapeza ahantu barwaye tukamanangarare nusanga ahari mba nagiye mbere kuko ngiye ibimenyetso byo kurwana mba mbireba umuntu ajya kurwana namubonye kuva kare kavuga ati ngewe umuntu ajya kurwana bitewe na experience yo kumujingira navukiye mu mujyi ndi umunyamujyi ngiye najyaga njya kwiga ishuri mwe icyayi cy'amata kirimo capati ikozwe mu magi aho bita kwandakana mugera mu imana itayifa ajya babwira nize kumwimara kwa dansira ndazamuka niga Saint Famille niga no kurepa ariko kuko byo kwiga bya bininyo byo gukina imipira no kuba nyine umusazi waho ngaho w'abana bishimira cyane muri animation ibintu nk'ibyo ngibyo utazi ubwenge bwo mu ishuri gusa icyo namenye gacyo agafaransa ko nakamenyagamo n'ubumenyi bw'isi kuko nigeze kuba nk'uwa kabiri muri ni konkuru babyita konkuru nigeze kuba nk'uwa kabiri ariko kumbaza ngo ibiki ntabyo niyo mpamvu nanjye abagenzi banjye twiganye bose ni abadepite abandi ba muri Amerika abandi ba Burayi mbese abantu bose twiganye bari mu Bubiligi ninjye kavukire nyine isigaye iba hano mu mujyi wa Kigali nanjye agahinda kanjye gatura byeri ugatura byeri cyakoze ikigane cyo ndakizi n'igiswahili niringara ibyo byo ndabizi yamenye se wanga ko urwanira mu kawe kushaka kuyakuza mu icupa ese amenyo yanjye shawa mugabo we ko atari yandi babandi babigira abasimu bajya kuyogesha amasimu amenyo urwara kanseri amenyo abarimo imyanda iyafata iyo ugiye kogesha amenyo ye hamyanda ni ifumbire niwo kujya gutera amateke ukayakuramo ifumbire uvuga ngo bazere kizungu amenyo yacu burya bino bintu by'inyanda tuba turya nibyo bituma yamenya akomera iyo ugiye kwigira umusirimu ugiye kuyogesha rero ngo bakoye n'ibintu by'inyanda burya uhita urwara ubutita ugatwara kanseri utangiye kuyangiza nereze ko Imana yakuremye ikaguha amenyo n'ubundi amenyo ubu ko wakutse iryinyo bifite imyaka 3 ubu ko tutari kukase ko tutari kuka uze hari umuntu urusha kurya inyama wamugana umuntu urusha kurya inyama mu mujyi wa Kigali kuva kwa mbere kugera kwa nyuma sinzi inyama ubundi ikintu byatumye ngo ndwara zino diabete ngo naryaga inyama nyinshi nkanywa n'inzoga nyinshi ubu inzoga zo nazigabanyije akanaka kabiri akandi ka gatatu ndakanyweraho ngiye kubona ajya ni yari buke cyangwa ninuze ntabwo nzi yari yari igiye gukina polisi ariko haje ikipe zigeje kuri 3 yari igiye gukina polisi reka turebe ko polisi yakwinyara mu isunzu nayo ikayikubita kuko ikipe izabasha gutsinda ya kipe muri Sudan nge nzayemera neza uko ndamye ko za kipe zo muri Sudan tuzarangiza ino champion nta n'umurayitsinda si birashoboka ariko so umuntu arimo arahembwa amadolari 300,000 ubwo ni miliyoni hafi 360 umuntu afite kuri konti miliyari nka zingahe mu era umukinyi wagiye muri Newcastle bamugura miliyari 6 z'idolari ubwo urajya guhangana nawe urirwa ukina muri sport utanahembwe waba uraye n'inzu baguhagaze hejuru ngo wishyure
atabigiye guca ariko uziko ngiye uziko je natanze ikiganiro kuri Amuza TV nzi ngo twahembye ndi kwidagadura kumbi ngo abakinyi bakinyi bana buraye hano uziko nahise mbabara wangu ko numva se Abudara agiye kuza Abudara mugenzi wacu aje kuyobora Rayon Sport ku bitekerezo ariko ayisanze mu bibazo ayisanze buri cyose si wifata mu bibazo bituva Nyanza tuva Kigali tuba tujye Nyanza twita Gasenyi si wo dufasha nubango mwe muragenda ibibazo byose abanyarwanda kaza batuye muri Amerika batuye isi yose ibibazo byatwatatse tubitura Meya Budara nta wundi tujya tubitura na RDB maze kumenya ko Meya Budara si warakije ibibazo bya Sadate si wari mu bibazo byo gukemura ibibazo bya Sadate none ndabaye ibibazo byo gukemura ibya Batadeyo nukuvuga ngo Imana igimuhaho no mugisha Meya Budara yaragowe ku bibazo bya Rayon Sport ari nawe arababwira ati nta mafaranga mfite cyakoze mujye mumba hafi mumfashe ariko kubera ko Meya Budara tumukunda ngewe nanjye uziko njya nanga udufaranga dukeya kuri ayo mateke cya kujya gute ubu nanjye nimba mfite udumbise nkane nzajya ndutanga kuri nuza nk'umuntu wakurikiye shampiyona yo mu Rwanda yego ngira nko ikimuga nka batatu cyangwa se bane bawe ba shampiyona bigiye cyose kugeza uyu munsi mwana nari ndimo nkubwira ko narebye umupira natangiye icupa 8-3 8-4 8-5 n'akanyina nimuka 8-8 nibwo nafitiye nyine birananira mitamo kubera umufana abakinyi batatu rero nemera bibihe byose bishoboka mu Rwanda nushaka kumbaze ni Burayi kuko ndi umufana ukomeye wa Liverpool kandi match za Liverpool nazo twigire mu Rwanda umukinyi ukomeye cyangwa abayibihe byose mu Rwanda abantu bafatirayo icyitegererezo mubanze mu nyumve mu abanyamakuru mu bivuga muri kutuvugiramo abatuisi yose ndi mu Rwanda rw'abanyamakuru banumiye ngo mbaye statement y'ibintu inzi cyangwa bigiye kubaho mu bintu bijyanye n'umupira w'amaguru umukinyi nemera ibihe byose ngiye kubabwira abari muri Amerika bari muri Sweden bari muri Norvège bari bari ku isi yose umukinyi twemera w'ibihe byose wabayeho tugomba kubaho icyitegererezo umwana wo mu bakire twari tuzize ko abakire ngo abana bakire bagiye ibintu by'amashereka ngo bagiye ibintu by'imiteto bikarekezo Olivier coaches niwe mukinyi ibihe byose Benjamin yego Benjamin nawe ikintu cyamufashije ni ukumenya icyo ashaka burya yari ameze nka Pires uramuzi Pires burya wese yajya gatsinda ibitego cyangwa wa wundi witwa Agüero yajya gatsinda ibitego yiberaga hafi y'izamu iki cyo tuba dushaka twebwe intsinzi ibitego Benjamin niwe mukinyi ibihe byose wa kabiri umukinyi wa kabiri ibihe byose bamwita muvandimwe bamwita Jimmy Katete umwana waduhesheje kujya mu gikombe cya Afurika 2024 ngira ngo 2004 nimba nibuka neza yego nari mbikubwiye nuko nayibeshyo gakeya uriya mwana bamukubise nk'uko ramukubita iki abagande barakomeretsa bagira gute ariko aravuga ati ndayijyana yose ndayijyana sha mu gikombe cya Afurika ndamusuje muri Amerika Imana imuhamagara mugije kandi mongerere wa gatatu w'ibihe byose bamwita coach ninjya kumuvuga abanyamupira ba office abandi bose bajangwani baramuzi mu coach ukomeye cyane yatoje ikipe ya APR yaranayikinyemo gusa ubumva umuntu n'imbuzo by'umupira wa mugabo utamwibwira nase bimenye ubwo yitwa ndetse yitwa Jimmy Murisi ubwo niwe coach ibihe byose rero umuntu wa kane twemera cyane bamwita umwana w'Imajengo ku Gisenyi bamwita Haruna Niyonzima ariyo ni muzehe niwe muntu wa mbere ukinye mu makipe ageze kuri 6 ashaje kandi bazize ko akiri umusore kandi yisaze kandi agikina mbese umupira waramuhiriye Kamana reka tugere ku musozi namushimira ubwire ngo ugendere nagiye kubera ari ikipe yo muri Sudani nari kumenya izina ryayo nagare yari ko yakubise Kiyovu bibirize ugiye gukina na polisi tugiye kuri polisi ko wenda yakuyandagaza tukareba ko ari cyo yakora yego reka tumushimire ku mwanya waduhaye kandi kubwire ngo noneho byongera kuri stade ibintu byagiye ku murongo ari maze ibintu ni ku murongo nari mfite ibibazo byo muri sport kandi ngize ibibazo match by'isi na yari sinarebye ni APR ariko ndagarutse
kubera ko RDB ikimuye ibibazo nari mfite ubu tuvugana ubu ndanezerewe. Nomero zanjye ni 0782555881 amazina ibariwe n'Imana ishima Isaac Banyaburayi icyo mbabwiye nk'umuntu mukuru mujye mukora mutanga inkunga kugira ngo dukomeze tubahe ibiganiro ku buke no ku bwije. Ibiganiro byacu nagahoraho yari Kabananga TV Umureyo. Ciao ciao turi kumwe cyane.